nimba hari umuntu mukwiye kwitondera ni umuntu w'umukene kandi ufite icyabuzi, bakabinyoherereza najya gufungura Noheli nziza mu masharire, ujya ngo sibyo narabirebaga, naricaraga ikintu se yarambwira iki? Noheli nziza ushonje, Noheli nziza marayikunje, Noheli nziza igifu kiri gusya ubusa, Noheli nziza abana bari kurira babuze na mukari itagira isukari, Noheli nziza umuntu bari kumuta hanze yabuze ayo kwishyura inzu, ngo Noheli nziza umwaka mwiza mushya muhire kumunyenzara. Aho kugira ngo mubwire ngo Noheli nziza kandi ufite umuceri utamuhaye, icecekera ugira utyo, kuko buri kumwica urubozo. Ndi kuvugira bene wacu, izina ribwirwa bari muri koma bakagaruka, izina ryabwiwe, izina ryabwiwe abasinzi batya mitsingi baza guhoza icyayi ku manywa, izina abagore birukira bagasiga abana babo, izina, haleluya, izina barobye bararyumvise baticundura bararikurikira, izina rifite rukuruzi, izina rifite ubushobozi, izina rifite ububasha, izina nta muntu utaryemera, bafande bararyemera, kikubwira ukuntu iri zina baryemera. Haleluya, Emmanuel twarabanye, Emmanuel turi kumwe, Emmanuel tuzabana ibihe byose, sifa kwa Mungu. Haleluya, Emmanuel ntazadusiga ku rugamba, Emmanuel ntazadusiga nk'imfubyi, Emmanuel ntazadusiga ku nzira, Emmanuel ntazaduteza reto pekeya randeze mando harasikiri bodrayi. Haleluya, Emmanuel Kristo, izina rihebuje. Emmanuel turabana, Emmanuel turararana, Emmanuel kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere yuko muri amahoro, nizere ko mwiteguye neza umukiza, nizere ko muri gukoropa mu mitima yanyu, nizere ko uko musiga irangi mu nsengero zanyu kugira ngo Noheli umwami Yesu azavuke tuzagere muri uriya munsi mukuru wa Noheli. Ndabizi bo murimo kudekora insengero ni byiza, murimo gusiga amarangi, muri gusiga iwanyu kugira ngo uriya munsi mukuru uzabe mwese mumeze neza. Ariko ndabwira abantu basiga insengero mwibuke no gusiga mu mitima yanyu, kuko urusengero rwihutirwa ntago ari ruriya rukingwa n'amaboko y'abana b'abantu. Urusengero rwihutirwa n'urwo mu mutima, kuko hariya ntago ari havukira muri twebwe. Ubwo rero uko mwibuka kudekora insengero zanyu kugira ngo hazabe hasa neza ku munsi wa Noheli, muzaba ari nako mudekora imitima yanyu, nicyo cyihutirwa kurusha kudekora hariya naho wabura uburyo bwo kuhadekora hakanasa nabi ntacyo. Ikihutirwa ni mu mutima, ibindi biza nyuma. Kandi ubu ndabizi neza murimo kwitegura aho muzarira, muri kwitegura imyenda muzambara. Ariko ndakwinginze, ndumva hari icyo nakwifuriza kandi nanakwibutsa. Hari amakosa mujya mukora akomeye. Hari utuntu twiza abantu bapostinga, Noheli nziza akakohereza kuri telefone, Noheli nziza akakohereza kuri telefone, ugasanga telefone yawe nk'ibyumweru bibiri yuzuyemo udufoto, utuntu bapostinze twiza, yatukoherereze Noheli nziza, umwaka mwiza. Ibyo bintu ni byiza, ariko reka nze nkubwire, uzicara uhaga inkoko, uhaga ifi, uhaga amafiriti, ibisigaye byabuze ababiryo bimene, nurangize woherereze umuntu w'umupfakazi cyangwa imfubyi cyangwa n'undi wese uzi udafite uko agira, urangize umwoherereze akantu ngo kanditseho ngo Noheli nziza. Koko ibyo si imitwe? Iyo si imitwe koko? Ariko mwabaye mute? Mugende murya iwanyu mu bipangu, murye n'abaja banyu n'abajajabyi banyu, babirye babihage, ibindi mubimene. Nurangiza umaze kuguhaga uhite wohereza ngo Noheli nziza. Biriya se ni ibiki? Aho kugira ngo urye uhage wenyine, ufite umuturanyi wa buraye, ufite inshuti uzi ko ntako ifite, ntako imeze, ugenda urya uhage. Nge mwajyaga mubinkorera nkababara.
mwanjyaga mubinkorera nkababara, ubu ngubu nta kibazo mfite, ntabwo nambara kuri Noheli kuko Imana yaragikemuye. Imana yaragikemuye. Kera najyaga mvunwa ngo nzambara iki kuri Noheli, yaragikemuye. Ubu ntabwo ikinyambika kuri Noheli, na mbere yo kuri Noheli isaha yose nashaka kwambara umwenda mushya Imana intera inkunga nkabubona. Ikindi sinkisengera ibiryo ngo Mana ngo kuri Noheli ngo uzatwiyereke tuzabona ibyo. Oya, iryo sengesho sinarisenga kuko igihe ngezemo ntabwo ari icyo kubura ibiryo kuri Noheli. Ndabizi neza ko Imana igomba kubipanga, iba yanabipanze, nta kibazo mfite, ibyo narabirenze. Ariko ndakwinginze, mwajyaga mumbabaza sharika nkubwire, nkajya muri telefone yanjye hasangamo mama Sharirene mukozi w'Imana, Noheli nziza. Icyo gihe Imana yaramfungiye nyine, nta kintu ndimo ndabona, ntacyo mbona, kuko ndabizi neza ko Noheli yo muri 2010 na kangahe, ntabwo ari kera, nariye umuceri nikopesheje, nabwo ndashimira Imana ko babashije kunkopa. Ndabizi yuko uhereye nko muri 2019, mbere ya 2019 indi myaka yose nasengeraga ibyo kurya, nabana nkateka n'inyama nkishima. Hari n'igihe naburaga iyonjya n'ibintu nk'ibyo, yego. Ariko ndashimira, nanjye ndagushimiye Mana yanjye ko 2020 uyu mwaka wa mbere, umwaka mwiza cyane, n'umwaka wa 2019 mu matariki, mu mezi nko guhera mu kwa 10 mu kwa 9 Imana yaranyibutse. Ariko ndashaka kubabwira ngo mureke imitwe. Nafungura telefone ngasanga mu dukarite banyoherereje utuntu twanditseho, utuntu twiza, utuntu turiho indirimbo. Ariko nareba umuntu unyoherereje nkabona afite n'ubundi bushobozi bwo kuba yanyoherereza n'ibirayi. Ariko nimureke mbabwire, nimba hari umuntu mukwiye kwitondera, ni umuntu w'umukene kandi ufite icyabuzi, bakabinyoherereza najya gufungura Noheli nziza mama Sharire, ujya ngo sibyo narabirebaga, naricaraga ikintu sinko yarambwira iki. Noheli nziza ushonje, Noheli nziza marayikunje, Noheli nziza igifu kiri gusya ubusa, Noheli nziza abana bari kurira babuze na mukarita agira isukari, Noheli nziza umuntu bari kumuta hanze yabuze ayo kwishyura inzu. Ngo Noheli nziza umwaka mwiza mushya muhire kumunyenzara. Aho kugira ngo mubwire ngo Noheli nziza kandi ufite umuceri utamuhaye, icecekera ugira utyo, kuko buri kumwica urubozo. Ndi kuvugira bene wacu ko ndi kubavuganira, mbizi bahari benshi. Ndabizi ko bahari benshi, ndimo kubavuganira, ntabwo ari nge wari ushonje njyenyine, kandi intebe nahagurutseho y'inzara nzi ko hari ab'Imana yayicajeho, nta ntebe igibera aho ngaho. Rero nagira ngo mbahwiture nkubwire ngo nimba ufite ubushobozi, ufite n'uburyo, ntuzajye woherereza umuntu ngo Noheli nziza cyangwa umwaka mwiza mushya muhire, uzi ko ufite n'ikindi warenzaho. Mugaburira abantu bashonje, mubambika abantu bashonje, abafite icyo mufite, mwibuka abadafite, twibuka abadafite, nanjye ndimo. Byo kwicara rero umaze kunywa muri firigo ibintu byose byuzuyemo, utureka nibuke runaka rwose. Mobile money zaragakemuye, Tigo Cash zirahari, n'ahandi handi amafaranga anyura. Ibintu byo kugira urukundo rw'amagambo, ntago urwo rukundo rugezweho. Kubwira umuntu ngo nkwifurije umwaka mwiza yaburaye, ukifuriza umwaka mwiza umuntu yabuza y'inzu, biriya nukuhagira inkoko, nugusetsa umukara, nushaka ujye ubyihorera. Igifite umumaro ni amagambo aherekejwe n'ibikorwa. Mbifurije rero gufasha imfubyi muri ibi bihe, mufashe n'abapfakazi, mwegera abababaye, mwegera abatambaye, mwegera abagowe, mwegera abari muri gereza, mwegera abari mu bitaro, mwegera abihebye, abapfushije n'abari mu kiriyo. Buri wese mumube hafi muri ibihe by'ibirori. Ntukifuze guseka wenyine, ntukifuze kwambara wenyine, ntukifuze kwishima wenyine, naho utamara ibibazo ariko wabigabanya. Iyo amahoro nibishimire. Hanyuma uyu munsi rero ni ukuri mbifurije Noheli nziza, mbifurije n'umwaka mushya muhire.
inshuti zanjye mwese mukurikirana Mama Charlene Official, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga mwese mukomere kandi y'amahoro ikomeze kubashyigikira no kubaramburira ikiganza cyayo cyiza. Reka turebe ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya mbere umurongo wa 23. Hanyuma haravuga ngo dore umwari azasama inda azabyara umuhungu azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ndashaka nivugire kuri iri zina uyu munsi, ndashaka kubabwira uwo twitegura kugira ngo avuke, ndashaka kumubabwira Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Nkuko nabibabwiye ko nzagenda tuganira amagambo y'Imana, uyu munsi ndashaka tuvuge kuri iri zina ry'uyu mwami twahawe ari we Emmanuel, uzaza gukiza ibyaha by'abantu kandi rivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Mureke mbabwire Emmanuel Kristo sinarihebuje imbera nk'imibavu ihumura neza. Emmanuel Kristo sinarihebuje rimeze nk'umubavu uhumura neza. Icyama nkawe akamineza ye n'imbabazi n'ubuntu n'ubugwaneza bwe. Haleluya. Ngo Emmanuel Kristo izina rihebuje. Mureke mbabwire, ndashaka kuvuga kuri iri zina ngo azitwa Emmanuel. Uwo duhawe ni Emmanuel, kandi ngo riravuga ngo Imana iri kumwe natwe. Uyu muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ameze nk'imibavu ihumura neza. Hari undi wamurebye aravuga ngo azaba igitangaza, undi aravuga ngo azaba umujyanama, ngo kandi amahanga yose azamwubararira, ngo ndetse n'amavi yose yo mu isi azamupfukamira. Hari undi wamubonye aravuga ngo mbonye ameze nk'umucyo, undi ngo amaze kumwitegereza aravuga ngo dore n'izuba. Haleluya. ngo kandi ngo uwo niwe mahoro yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Mureke mbabwire, nari nagira ngo tuvuge kuri iri zina uyu mwami Emmanuel. Buri wese afite uko yagiye amubona. Matayo afite uko yamubonye, Luka afite uko yamubonye, Yohana afite uko yamubonye, Yesaya afite uko yamubonye, na Yeremiya afite uko yamubonye. Buri wese yagiye amuvuga bitewe nuko yamubonye. Burya nanjye nimvuga ngo yarangaburiye, ntuzarebe ngo ufite ibiryo byinshi ngo ibiryo ni iki, byo birakureba, nge yarangaburiye, sibyo? Kandi nimvuga ngo yaranyambitse, ntuzavuge ngo we wahereye kera wambara ntacyo bivuze, ibyo birakurora, nge nzi ko yanyambitse. Nimvuga ngo yankijije inkoni, ntuzabitindeho, yarabikoze. Nimvuga ngo anyishyurira inzu, ntuzavuge ngo uba muri etaje, ibyo birakureba. Buri wese afite uko yamubonye. Uwamubonye ku iseta arimo kubagwa yararwaye ibibyimba, afite uko yamubonye. Amina. Ariko niwamubonye ari kubagwa umwana, nawe afite uko yamubonye. Uwamubonye mu bupfubyi afite uko wamubonye, ariko afite uko yamubonye. Ariko niwamubonye mu babyeyi be, nawe afite uko yamubonye. Uwamubonye ashonje yaramubonye
n'uwamubonye ahazi nawe yaramubonye, uwamuboneye mu cyaro yaramubonye, n'uwamuboneye mu mujyi nawe yaramubonye, uwamuboneye muri Afurika yaramubonye, ariko n'uwamuboneye i Burayi yaramubonye, uwamuboneye mu bukode yaramubonye, ariko n'uwamubonye amwubakira inzu yaramubonye, uwamubonye agendesha igare yaramubonye, n'uwamubonye agendesha moto yaramubonye. Buri wese mu rwego rwe ariho, n'aho atuye n'aho ari, no mu buzima abayemo afite uko yamubonye. Niyo mpamvu umuntu naza gushima ati naramubonye ngaburira umuceri, ntuzamusuzugurane umuceri we, uzitonde uzagende gake wumva ishimwe rya mugenzi wawe. Uzashima ngo imwishyure inzu ya 30 uzabiha agaciro, n'abo yishyuririza 15 nabo barahari, n'abo yishyuririza 300 na 200 barahari. Buri wese ujye wubaha Imana y'undi. Haleluya. Uwamubonye afite abana bake, n'uwamubonye yaramuhaye benshi, buri wese afite ishimwe rye. Icyo nzi nuko uyu mwami dufite aho twagiye tumubonera. Abahamubonye bakize impanuka, abo yakuye muri gereza, abo yahaye abahungu n'abakobwa, abo yahaye diplome, abo yagiye kudeporeza akabaha akazi, abo yahaye promosiyo, haleluya, abo yajyanye i Burayi akanabatungirayo, abo yahaye icyubahiro, abo yahaye ijambo, abo yahaye twese tumuha icyubahiro. Icyo nzi nuko ari we twabonye. Haleluya. Umwe we yaravuze ngo amaso yanjye azamureba ntago ari ayundi. Ndashaka mvuge kuri iri zina, izina. Amena. Ni amagambo yabwiwe Yosefu, ni n'amagambo yabwiwe Mariya, ngo azitwe Emmanuel, kubera yuko hari uzakiza abantu ibyaha byabo. Turashimira Imana, turayishimiye kubera ko yaduhaye Yesu. Nihabwe icyubahiro. Buri wese rero afite ukuntu yagiye amubona, kandi buri wese afite ukuntu yagiye amureba. Ariko ujye unkundira Imana nimba unkunda, nanjye nzajya ngukundira Imana. Buri wese yubahe mugenzi we uko yagiye abona Imana ye. Umuntu nahagarara imbere ngo aje gushimira Imana yaramwambitse, ntukavuge ngo ntago yambara rishe. Nashaka aba yambara 10,000 aramaze afite aho yavuye. Uzaza gushima Imana ati ndya 2, ntuzavuge ngo urya 6, ibyo birakureba, ujye umwubahiriye afite. Umuntu naza gushimira Imana ati ndayishimiye ko indindiye mu bukobwa mfite imyaka 40, ntuzamuzaneho ngo wowe washatse ufite 20, ibyo birakureba. Uzaza gushima afite abahungu bonyine aramaze, kuko ntaho yari kujya kubagura nabi yatababona. Buri wese yumva ishimwe rya mugenzi we. Cyo nzi nuko twaramubonye. Ndavuga Emmanuel, Imana iri kumwe nawe. Iri zina umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ni izina rihebuje, ngo rimpumurira nk'umubavu, ngo rimera nk'umubavu humura neza. Mureke mbabwire, hari abantu bitwa amazina, abenshi mujya no kureba mu bitabo mukareba amazina ya danje muzita abana banyu. Hari n'izina wumva umuntu yitwa ukumva bamubwira uturatwitse rwose, niko bajya bavuga b'abahungu banjye ngo nugutwika. Ariko nta zina, reka nkubwire, mu mazina abaho mu isi nta zina umuntu yavuga babaye ngo hanyuma yishime ntiribaho usibye izina rya Yesu. Ndavuga Emmanuel. Mureke mbabwire, nubwo ufite izina ryiza ukaba uri umwana wo mu mbyeyi, rikaba warakuriye ahantu heza, nta muntu ufite izina dushobora kuvuga twatewe n'abadayimoni ngo bahunge. Ntago ubaho. Urumva rero izina ryawe ni irisanzwe riraciriritse, ariko nje kukubwira izina Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Tuvuga twatewe n'abadayimoni bagahita baduhunga. Imana ihabwe icyubahiro. Nta zina nari nabana rimeze nk'irya Yesu. Izina ubwira umuntu urushye ukamubwira ngo hari umugabo witwa Yesu, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, yaba afite umubabaro ugashira aka kanya. Ni izina ryahawe imfubyi ihita imera nk'ifite ababyeyi. Ni izina abapfakazi bambara bakamera nk'abafite abagabo. Ni izina ubwira umuntu udafite epfo na ruguru
hanyuma kumva afite umuntu ukomeye. Ni izina umuntu agira adafite umuryango ari incike akumva afite famiye ikomeye. Ni izina ritanga ubushobozi, ni izina ritanga ububasha, ni izina rifite imbaraga, ni izina uvuga wabuze ibitotsi rikagusinziriza, ni izina ririnda ihungabana, ni izina rishobora kugukorera counseling, ni izina rishobora kukugira inama, ni izina rikuganiriza wageze mu makuba, ni izina rishyira ubwenge mu gihe bwatakaye, ni izina riruhura abarushye, ni izina ribonerwamo agakiza, ni izina wabwira umurambo ugahita ukongera ukabaho, ni izina rikura abantu muri moruge bakongera kuba bazina, ni izina rivura indwara zananiye abaganga, ni izina ritanga ihumure mu gihugu no mu itorero, ni izina ririnda ihungabana, ni izina riruta amazina yose. Hanyuma ngaho mbwira izina ryawe, ninde muntu ufite izina rishobora kumpa amahoro n'iminota 5? Ntawubaho. Ninde muntu ufite izina rishobora kuruhura abarushye? Ntawubaho usibye izina rya Yesu. Emmanuel risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Dushimiye iri zina ryaje kubana natwe. Iri jambo rivuga ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ijambo rikomeye. Imana iri kumwe natwe. Yesu, Imana yari izi ko hari igihe tuzaba twenyine, yari izi ko hari abadukunda bazaba batwanze, yari izi ko hari inshuti zizaba zatuvuyeho, yari izi ko hari imiryango izatureka, yari izi ko uzahamagara uri mu kaga akaba ari ukwitaba, yari izi ko hari uzahamagara ugasanga yayikuyeho, yari izi ko hari uzahamagara ugasanga yarapfuye, yari izi ko hari uzitabaza ugasanga baramukatiye ari muri gereza, yari izi ko hari uzahamagara ugasanga yahindutse. Mureke mbabwire, abantu bahinduka nk'igicu. Ngewe hari abantu ntari nzi ko bampinduka, hari abantu nari nzi ko badashobora kunyanga, ariko umuntu ubyarwa n'umugore arama igihe gitoya. Nje kukubwira Emmanuel rivuga ngo Imana iri kumwe natwe, iri kumwe natwe, humura, iri kumwe nawe, tuza, iri kumwe nawe wikigirira nabi, iri kumwe nawe mu mwijima, iri kumwe nawe mu mucyo, iri kumwe nawe mu kaga, iri kumwe nawe mu bigukomereye, iri kumwe nawe nta n'umuntu uhari, iri kumwe nawe ngo ikuyobore, iri kumwe nawe ngo igutabare, iri kumwe nawe ngo ikurwanirire, nubwo imbere n'inyuma nta muntu uhari, nubwo ibumoso n'iburyo nta muntu uhari. Niko umugabo witwa Yobu yavuze. Yobu niko yavuze ngo ubwo yaramaze gupfusha abana be bose, ubwo umugore we yaramaze kumugira inama mbi, ubwo inshuti ze 3 zari zimaze kumwihakana, ubwo abakarudaya bari banyaze intama ze, ubwo umuriro wari watwitse akabyiniro kaho abana be bari, ubwo umuriro wagendaga wangiza ubutunzi bwe n'abajura bakamwiba, agasigara ameze nk'agati k'inkokore. Ndi kuvuga Yobu, akageza ubwo yishimisha urwara. Umva amagambo yavuze, yaravuze ngo imbere nubwo ntayibona, inyuma ikaba idahari, iburyo n'ibumoso nkaba ntayiruzi, ikaba iri kwihisha kugira ngo ntayibona. Yaravuze ngo izi nzira nyuramo irimo irangerageza, nimvamo nzaba ameze nk'izahabu. Aravuga ngo ikirenge cyanjye kizagomwa mu ntambwe zayo. Nubwo utayibona ariko irahari, nubwo utari kuyumva ariko iravuga, nubwo utari kubona ikureba ariko iri kwitegereza. Haleluya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Narinje kubabwira iri zina ribwirwa bari muri koma bakagaruka, izina ryabwiwe abasinzi batya mitsingi baza guhoza icyayi ku manywa, izina abagore birukira bagasiga abana babo, izina, haleluya, izina abarobyi bararyumvise baticundura bararikurikira, izina rifite rukuruzi, izina rifite ubushobozi, izina rifite ububasha, izina nta muntu utaryemera. Bafande bararyemera. Kikubwira uko iri zina baryemera, uraje urebe. Ubu bagiye kudekora mu mihanda,
bagiye kudekora mu mahoteli, bagiye kudekora mu bubari, bagiye kudekora ku mateleviziyo, ku maradiyo, ahantu hose no mu mazu yanyu muraryemera. Nubwo mutabasha kuribamo, ndabizi ko muraryemera, ariko iri zina bitewe n'ukuntu muryemera, nubwo nta mbaraga mufite, ndabatuyeho ngo niribabemo mu izina rya Yesu, kuko rifite ubushobozi bwo kukwinjiramo utabishaka. Iri zina rifite ubushobozi bwo kugukurura, rikagukurubana, rikakugeza ku mugambi waryo. Ndavuga izina rya Yesu. Hanyuma nagira ngo mbwira abihebye ngo ntago uri wenyine, uri kumwe na Emmanuel. Haleluya. Nubwo ubona uri mu rugo wenyine, Emmanuel muri kumwe. Nubwo ubona ubigukomeranye, Emmanuel muri kumwe. Muri kumwe mu kazi, ndavuga Emmanuel. Muri kumwe mu ntambara, ndavuga Emmanuel. Muri kumwe mu bibazo, Emmanuel. Muri kumwe mu burwayi, nubwo bakubwiye ko budakira, muri kumwe Emmanuel. Nubwo bakubwiye ko utazabyara, Emmanuel muri kumwe. Nubwo ubona kubona minerivare bigoye, Emmanuel muri kumwe. Nubwo kwiga ubona bigoye, Emmanuel muri kumwe. Nubwo ubona ubwenge butari kuboneka mu ishuri, Emmanuel muri kumwe. Mukazaho muri murakorera, Emmanuel muri kumwe. Mu murimo w'Imana, Emmanuel turi kumwe. Haleluya. Emmanuel twarabanye, Emmanuel turi kumwe. Emmanuel tuzabana ibihe byose. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Emmanuel ntazadusiga ku rugamba, Emmanuel ntazadusiga nk'imfubyi, Emmanuel ntazadusiga ku nzira, Emmanuel ntazaduteza reto pekeya randeze mando harasikiri bodrayi. Haleluya. Emmanuel Kristo, izina rihebuje. Emmanuel turabana, Emmanuel turaraharana, Emmanuel turagendana, Emmanuel turi kumwe. Emmanuel turamushimiye. Emmanuel rivuga ngo Imana iri kumwe nawe. Emmanuel agufasha ukuboko. Emmanuel muri kumwe. Emmanuel aragukunda, Emmanuel arakuzirikana, Emmanuel ntazakuvamo. Emmanuel ni umujyanama mwiza, Emmanuel ni inkoramutima, Emmanuel azakurwanira urugamba, Emmanuel azakuba hafi. Haleluya. Hazabana n'abana bawe nubwo ubona bikomeye, hazabana n'umugore wawe, hazabana n'umugabo wawe, hazabana nawe mu kazi, hazabana nawe mu mpande enye z'isi, hazabana nawe wikiheba, hazabana nawe wikiganyira. Emmanuel arahari. Ihumura ugira nuko Emmanuel ahari. Nubwo ushonje, nubwo ubabaye, nubwo uri mu kaga, nubwo ibyiringiro bishize, nubwo unamutse, nubwo ucogoye, ariko Emmanuel muri kumwe kandi ntaho azajya. Tugiye gushimira Emmanuel waje kwemera kubana natwe. Tugiye kubimushimira. Ese wari ucogoye? Ese wari ucitse intege? Ese wari wihebye? Wayahumura. Emmanuel burya muri kumwe, agosa urugo rwawe, agosa wowe wabyaye. Nubwo ubona bagenda, nubwo ubona bakunaniye, nubwo ubona badakizwa, nubwo ubona badahinduka, nubwo ubona bari mu byaha, nubwo ubona bari mu isi, bari kumwe na Emmanuel. Niyo mpamvu batapfuye, niyo mpamvu yabarinze, akabarindira kure aho bari, kure y'amasengesho, kure y'urusengero, kure yo kutubaha Imana. Ariko Emmanuel abahozaho ijisho. Abana bawe bagucungiye, umuryango wawe arawureba. Ntabwo turi kumwe twenyine mu itorero. Haleluya. Emmanuel aririmo. Emmanuel abana n'abashumba, Emmanuel abana n'abapasteri, abana n'ababishop bamwubaha. Emmanuel ahagarara ku murimo, ahagarara ku itorero. Emmanuel ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Emmanuel ari mu bihugu by'amahanga. Emmanuel atubereye maso. Haleluya. Abana n'abasare bari mu bwato, abana n'abapilote mu ndege, abana n'abamotari, abana n'abanyonzi, abana n'abashoferi, abana n'aboroshye, abana n'abakomeye. Emmanuel abana natwe twese. Tubimwubahire, tumushime. Shitani yo kongera kukwihebesha, yikongera kugutitiza, ntazongere kugutera ubwo bantu uri wenyine. Ndagushimye Emmanuel. Haleluya. Ndagushimye ko utarobanura ku butoni. Haleluya. Ndagushimye kubana natwe. Ntago ari byo tubwiriwe aha, ntago ari byo twasomye, ntago ari byo twumvanye abantu.
usanzwe ubana natwe, dusanzwe turi kumwe, nubishimirwe, bihererwe icyubahiro kutajya udusiga, wemeye kuvuka kugira ngo ubane natwe. Sifa kwa Mungu, tuguhaye icyubahiro. Komeza ubane n'abashonje, bana n'abari mu ntambara, bana n'abari mu kaga, bana n'abakozi mu murimo, bana n'abashumba, bana n'abapasiteri, bana n'abarimu, bana n'ababishopu, bana n'abapotre bagukorera, bana n'itorero, bana n'abavugabutumwa, bana n'abahanuzi, bana n'abaririmbyi, bana n'abakozi bawe Emmanuel, bana nabo birakomeye. Turagushimye ko waje kubana natwe, turagushimye ko waje ukabana n'abantu bawe, kutagize isoni zo kubana natwe. Emmanuel, turagushimye, wabanye n'itorero, ubana n'abapasiteri, ubana n'igihugu, ubana n'imiryango yacu, ubana n'abana bacu, nubishimirwe. Turakwinginze, bana n'abapfakazi, ubane n'imfubyi, ubane n'abashobewe n'abatagira epfo na ruguru, bana nabo Uwiteka, bana n'abakozi, bana n'abahanuzi, bana n'abavugabutumwa, bana n'abayobozi, bana nabo Mana, bana natwe, ushyigikira umurimo wawe. Twemerere tubane, ubane n'abarwayi, ubane nabo Mana, ubane n'abari muri gereza, ubane n'abari mu bitaro, ubane n'abatabyara, ubane n'abashomeri, nimubane kandi uwo mwabanye uramubera umuti. Bana n'abafite imanza, bana n'abari mu kaga, bana n'ababyeyi bafite abana badakijijwe, bana n'abari ku rugamba, bana n'abarwaye indwara zidakira, bana nabo ba mu ngo zabo, ba mu miryango yabo, ba mu kazi kabo. Uwiteka, nubane nabo, nube hose, uhabera icyarimwe. Ubane n'abacishijwe bugufi, ubane n'abari mu ntambara nyinshi, ubane n'abari mu makuba, ubane n'abari mu byago, ubane n'abarwayi, ubane n'abarwaje, ubane n'abababaye, ubane na buri wese mu ruhande rwe hababazwa n'ubu buzima. Ndagushimye kutwemereye kubana.